twongere tubasuhuze kandi tubifurize ikaze muri gahunda twise umurage w'intore. Nge ubasuhuza nitwa Tegekimana Abubakar, nkaba umutoza w'itorero ry'umujyi wa Kigali Indatirwa Abahizi, nkaba Rwema rwa Nyamusiga rwasigiye abakuru n'abakambwe, umukuru w'inyamimana n'amatanurwa rwogeye mwene rwa Makare rwa Rwego kwitabara. Tubaha ikaze muri gahunda y'icyiciro cya kabiri cy'umurage w'intore, ubwo duherukana mu cyiciro cya mbere byari igihembwe cya mbere aho twigishaga abana ibijyanye n'umurage w'intore. Ubu rero kandi tukaba dusubukuye iyo gahunda, duha ikaze abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kongera gukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu z'Indatirwa Abahizi gahunda yo gutoza abana ibijyanye n'umurage w'intore ndetse n'indangagaciro za Kinyarwanda. Murakoze. Twongere tubabwire ko mu byiciro bitandukanye dufite tugiramo imbyino. Muri izo mbyino habamo imbyino z'abakobwa, hakabamo n'imbyino z'abahungu. Muri iki cyiciro cya kabiri cy'igihembwe cya kabiri tuzibanda mu kwigisha abana b'abakobwa n'abahungu uko bajyana mu ngamba, uko bakora ingirakamaro, uko barema ingamba. Ibyo mubona bari gukora muri aka kanya bari kwigishwa uko bakora ingamba bari kumwe bajyanyemo. Akenshi tubyita za dance mixte, ariko n'imbyino bajyanyemo muri rusange. Tugiye gusura rero abana muri atelier ndetse n'abatoza batwereke zimwe mu mbyino bagiye kuzatangiraho muri iki gihembwe cya kabiri. Muritegereza uko abana bari kutozwa kurema ingamba. Aha ni mu mirongo ya mbere y'ibanze y'ikubitiro. Urabona ko dufite ibyiciro bitatu. Hari iki cyiciro kiri imbere yanjye nk'uko mubibona, hakaba kandi n'icyiciro kiri iburyo bwanjye. Ibyo byose ni uburyo bwo kwigisha abana kurema ingamba, bakagenda bereka uko bakora intambuko muri bya birenge. ntihagire wongera kuyoba. Birumvikana? Nkaho murabona ko aya ni amaboko uko bajyanamo. Ibyo nibyo bita gushengera. Uyu ni umushengero, muri rusange. Ni umushengero abana b'abakobwa n'abahungu bakora. Bashobora kuba bafite ibikoresho cyane cyane twavuga nk'amacumu n'ingabo. Akenshi ibyo nibyo baba bajyana mu ngamba, ariko ubu bari kwigisha, turi kubigisha kugira ngo bamenye izo ntambuko. Mubona ko abana b'abakobwa bigishwa gukaraga. Mwagiye mubibona ahantu hatandukanye uko bakaragaga, mwagiye mubibona ahantu hatandukanye uko batembaga. Aya ni amaboko yo gutemba abakobwa baba bakora, ndetse n'abahungu nabo bashobora gutemba, ariko cyane cyane batemba kenshi bafite bya bikoresho byacu bya Kinyarwanda. Izi ni ingamba rero zigizwe n'abana bageze nibura nko kuri 20. Ni umukino ushobora gukorwa n'abantu 50, 100 ndetse na 200, ariko nk'uko mubibona dufite abana 30 nibo tugenda twigisha muri rusange.
Aho garuka. Uyu ni umukino baremye ujyanye n'umushengero dushobora gukora cyane cyane mu mbyino za presentation, mu mbyino zitandukanye, kwinjira kuri scene, ariko tujyana na bimwe bigishijwe mu gihembwe cya mbere, harimo gukaraga, gutemba no kugwa mu nka cyangwa guca umugara.